urabizi abagabo ashaka kuza nyine wenda yumva ashaka kurira nyine wenda ubwambure bwawe. Yego. Ubu ngubu ndi system igezeho niyo kwikundana n'abagabo bubatse. Ubwo kigenda byibuka hari kuri St Valentin ku munsi w'abakundanye. Hello people, nizere ko mumeze neza cyane mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Tuba twongera kuba ikaze no kubakira kuri yawe TV. Ni yawe TV nanone tugarutse muri stories zitandukanye, ariko mbere ko dutangira ikiganiro cyacu kamanze ngute ko turi kumwe na Body Max Fitness. Barakubwira ko niba wifuza gukora umubiri, wifuza gukora imyitozo ngororamubiri, dufite aba personal trainer baguha imyitozo myiza cyane. Dufite gym nziza cyane, sauna and massage, swimming pool ku bantu bakunda koga. Duherereye mu Giporoso Sanwerekeze Kanombe, winjiye muri Hilltop kati ibumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788358041. Nkuko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'umwari cyangwa n'umumama. Umufiyemeri. Umufiyemeri naga bakiri umwari se yegereza mikoro tuvugane. Yego naga bakiri umwari. Byaragenze bite? Kuko aba yaramajije nyine kujya mu rwego nyine rwo kumenya ko nyine nawe ari umubyeyi nk'abandi. Ariko nago witwa umumama. Se no umumama? Witwa umufiyemeri nyine. Umufiyemeri ariko yabivuze iki mu Kinyarwanda? Umufiyemeri yabivuze nyine umuntu wabyaye nyine. Okay, umeze neza ariko? Yego meze neza. Tugwaye ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane. Watangira bibwira abadukurikiranye se. Nitwa Ingabire Immaculée. Immaculée. Yego. Okay, umeze fresh kabisa, urasa neza cyane, gakweto keza cyane. Cameraman ajya manura kano gakweto abantu bakabone, kaba karahenze umuntu. Utwo tuntu aka kantu kitwa iki? Cyangwa style wambaye muri rusange yitwa iki? No style. Ni style nyine igezweho nyine y'amakanzu. Ni style iri mu kazi. Okay, yitwa Immaculée, niwe tugiye kuba twiganira. Immaculée ni muntu kisa. Immaculée nyine ni umuntu uraho ngaho nyine usanzwe nk'abandi bose. Yego. Uraho unejeje nyine. Immaculée yarabyaye ariko nagakibana n'umugabo, byagenze gute? Yovuze umufiyemeri se sinikeza ko umuntu wenda barabyaye ariko atabana n'umugabo. Yari igihe ariko abari n'umuntu wabyaye nyine akaba yarabyaye nyine gutyo, wenda baramuteye inda nyine bisanzwe. Yarabyaye gutyo. Mutipa gutera nk'inda agahita gukatira. Yashaka kutagukatira, ashaka kugutera inda, akagufasha ukabyara, akagushakiraho kuba, akagufasha nyine mu byangombwa byose nyine bigaragaza ko wenda kwitayeho. Nk'umuntu wenda kubyaje umwana. Yego. Hanyuma bikarangiraho. Bikarangira n'ubundi nyine urumva mumugiranye igihango yo mwabyaranye. Mumugiranye igihango kinini cyane kubera yuko nyine isaha n'isaha n'ubundi ubuvuga uti ni papa w'umwana. Ese ura mugane y'abantu babyaranye babyoroshye ko batandukana burundu bakibagirana. Bibaho? Hari ikintu umuntu mwabyaranye yagukorera ku buryo mwibagirwa? Birashoboka. Hari nk'umuntu wenda mushaka kubyarana kagukorera wenda nk'ikintu kikakubabaza cyane, ukumva ko wenda udashaka kumwibuka, ariko wajya ureba wa mwana ukibuka yuko wamubyaranye na wa mugabo. Ugahita wibuka umugabo. Ugahita wibuka umugabo. Umwana afite igihe kingana iki se? Afite imyaka 6. Imyaka 6. Kutari mushaka umugabo? Umugabo nzamushaka aracyari kare. Ese kuki abantu batagishaka gushaka? Impamvu abantu batagishaka gushaka nta rukundo rukibaho. Nibyo se? Nibyo. Arukundo ariko arakuna abantu bamugenda bayifata muri rusange kuva ngo na rukundo rukibaho gutyo. Hari gihe umuntu wera bivuga afite fact cyangwa se avuga ati mfite gihamya kuko ibintu byambaye byakoweho cyane ku bijyanye n'ibyo kugera muri rusange, kuko nimamya ko barufite. Rukundo nyine ari abantu barufite, ariko ubu kuri iki gihe mba mbona bisigaye bimeze nk'aho byabaye business. Umuntu ashaka kuza akakubwira ngo ndagukunda ndifuza ko twabana, ariko atari cyo kimuzanye. Afite ikindi kimugenza. Ubwo ari nk'igiki? So ashaka wenda kuza akakureba, wenda akakureba igihagararo cyawe cyangwa se ndakakureba n'ibikorwa byawe. Umuntu akaza akareba Immaculée. Yego. Tubivuge gutyo. Yego. Akaza akakubwira ngo njyewe ndanagukunze ndifuza ko twakundana. Yego. Ukamubaza se urumva twakundana nyine mu buhe buryo? Akubwira ati njyewe ndakuze mfite imyaka y'ubukure kandi numva nifuza ko wambera umugore tukubakana. Yego. Kumva koko nibizima.
kumva ni bizima pe kabote rwose ugatakaramo cyane ahubwo ukavuga uti noneho byanga byakunda ndamubonye bikarangira bite rero nyine bikarangira nyine mucirinze mugakundana mukaba boyfriend nyine mukagera mukishima nyine mukenjoyinga igihe cyagera nyine yabona ko bya bindi yashakaga yagushakagaho agahita yigendera none reka tuze gutinda kuri ako kantu kuko ngo ibyo yagushakagaho akenshi hari igihe yaba ashaka ibyo ariko wenda ibyo ngibyo ashaka birimo kubira kuba wenda agenzwa n'amafaranga yego Makire nabonye ameze neza n'umuntu wihagazeho usa neza ashobora kuba afite ibiceri kamukurikirana y'amafaranga ikindi ashobora kuba wenda atari amafaranga wenda avuga ati reka Makire bitewe nuko ateye reka turyamane nigendera akenshi muri ibyo bibiri ni ikihe kiganje umuhungu ashaka kuza akakureba wenda akareba uko uteye cyangwa se akareba nuko usa akavuga ngo nta kindi kintu uriya muntu mbona nzamushoboza wenda tuvuge wenda arakora afite akazi cyangwa azi gushaka amafaranga mu buzima wenda runaka akavuga ati nta kindi kintu mbona kizamushoboza usibye kuba namubwira yuko nifuza kumugira umugore okay nuwa ngo umuntu uzana iyo ngingo nuko bayabonye ataza n'iby'ubuceri ashaka kubona akabona konti yawe akabona imeze neza ashaka no kureba akabona yuko udashiturwa n'amafaranga akavuga ariko wenda akavuga ati nubwo uriya muntu ashaka kuba azi gukora cyangwa wenda yabashana no kubona n'icyo gihumbi ku munsi nimubwira ibyo kubaka ari bunyumve cyane kurusha uko namubwira amafaranga okay akaza niyo ngingo hanyuma rero bijya birangiye se akubwiye ngo ashaka ko muzabana nyine ndimo ndashaka ko tugera ku musozo w'icyo kintu birangira gute nyine yakubwiye ko muzabana muratangiye nyine mukaganira mukajya muganira wenda rimwe na rimwe mugasohokana mukajya gusangira nyine nk'umusheri wawe ntabwo ari buri munsi mufata nyine igihe runaka mukavuga ati tugiye kwicara nyine dusangire noneho bikarangira wenda iyo umaje kumwimvamo cyane umaje kumuhereza watakayemo kabisa watakayemo ugatangira no kugenda ubona afite indi mico itari myiza ugatangira nyine wenda cya kindi yashakaga yamaje kukibona ariko icyo kintu ntago urimo kutubwira ngo icyo yashakaga ni iki urabizi abagabo ashaka kuza nyine wenda yumva ashaka kureba nyine wenda ubwambure bwawe yego wamara kubumuha yamara kukubona nyine uko ateye agatangira kuguca amazi kuko icyo yabaga ashaka aba amaje kukibona ese nawe kuba waramubonye kuki aba yumva ari uri mu nyungu cyane nyine abagabo bo ntabwo buriya bajya bakunda guseba ntabwo abagabo baseba wenda ngiye ashaka kuza wenda tukaba twaryamana deni nkamwiyereka twamara gutandukana ngiye nkumva mfite agahinda ku mutima nkumva ndababaye cyane biterwa n'iki kandi mu gikorwa wishimye biterwa nuko wenda ko aba yaragusabye wenda ko muzabana wumva ko nyine azakubera umugabo bikarangira atari ko bigenze urababara cyane rero relationship nyuma yuko muryamanye itangira kugenda gute nyuma yuko muryamanye nyine utangira kubona n'ubundi zakaya yaguhaga zigenda zigabanuka wenda uko yaguhamagaraga ku munsi cyangwa se wenda uko yagusabaga ko wenda muri bunane mugasangira bitangira kugenda bigabanuka cyane ukabona nimba yaguhamagaraga byibuze wenda nka 3 ku munsi araguhamagara rimwe bikatangira kugenda bigabanyuka rero ubu ngubu umuntu usigaye ubona rwose ukabona imara kubita imyaka ye nta kibazo nta gahunda yo gushaka ihari cyane rwose ibyo bintu byo kuvuga ngo muri rusange ngo na rukundo rukibaho ubona nawe ushobora kubirenganiramo kabuti ko nabonye bose ari kimwe se nanjye n'ubundi uyu wamubeshya birashoboka hariho umuntu ashaka kuza kubwira ngo wenda naragukunze watekereza bya bindi wa mbere yagukoreye ugahita wumva ko nabaje ameze nka wa wundi nabari nkawe yego then ubwo rero wenda ugatinda kumuhereza urukundo cyangwa se yanabikubwira ukamuca n'amazi ukavuga uti bose ni kimwe yego ngo umuntu ashobora kuza mu rukundo ari icyagamije gusa akabeshya ko mwabana ibyo bintu bibaho bibaho akenshi nyine nk'umutipe nyine abona ko nta handi hanazaguhera yego byakubayeho cyangwa ni muri societe muri rusange bote wenda umuntu wabinganirije ni story imeze gutya nanjye mbona ushobora kuba ari story ubona cyangwa ari true story bimeze bite muri ibyo bibiri Jewe nta muntu uraza nyine ngo wenda ngambeshye ngo arashaka ko tubana ariko ntabwo byabura baraza ariko
nkabireka ko ngewe nyine ibintu nyine byo kujya nyine mu bintu by'urugo nkabireka ko ntago binshituye cyane. Rango biraza ariko nawe wanduye yangeso y'abandi. Nanjye nanduye yangeso y'abandi. Yego. Ubwo se nawe ushobora kuzamo ari seriye bikarangira agende arenganyijwe nk'uko n'abandi byagenze. Birashoboka cyane. Bitewe nuko nyine wenda tuba twaragiye tubeshwa n'abantu benshi. Bikarangira n'undi rero abigendeyemo. Abigendeyemo. Gusa amaherezo azaba yahe? Amaherezo se ubu ngubu ndi system igezeho niyo kwikundana n'abagabo bubatse. Niyo gahunda wafashe. Nyine umugabo ntabwo gusenya ingo z'abandi. Ntabwo ari ugusenya ingo z'abandi. Urabona wenda umugabo wubatse ashaka kukubwira ngo ndagukunda. Ukamwemerera urukundo ariko ukabuzi yuko afite umugore. Icyo gihe uwo muntu mubana nta yindi relationship umufitanye niyo kwenjoyinga. Mubana nyine ari nko mu buryo bwo kwenjoyinga. Umuntu ufite umugore nta yindi tegeko umufiteho. Yego. Ubwo no kuryamana gusa rero biba birimo. Gusangira, gusohokana. Nyine ndo mwamuri kumwe kumva nyine wanezerewe mu mutima wawe ariko ukavuga ngo ndagira uko mutwara. Bataguhemuka mwana umuntu afite umugore urabizi. No muri enjoyinga nawe ko umugore wanda. Ntago ari uguhemuka nese abakobwa ko babaye benshi cyane kuruta abagabo. Abakobwa ni benshi cyane kuruta abagabo. Urumva rero umugabo ushatse wabahombeje. Urumva rero abagabo umugabo ufite amafaranga ntabwo yatunga umugore umwe ngo amuhaze. Ntabwo byakunda. Nibwo no gahunda hari ngo niyo gushaka abagabo bubatse. We yashaka kubwira ngo ndagukunda urabyumva cyane. Aranose anakubwira ko afite umugore. Yari umugabo nyine abagabo nyine b'abasirimu biyubashye araza akakubwira ati ngewe ndubatse mfite urugo n'abana. Se wanyemerera yuko akabaje mu yihe gahunda? Akabaje nyine mu kabiri. Ahubwo no kugira inshoreke yo kugore sezana bahari. Lasa ako natwe nyine tuganire dushyiramo n'ubwenge. Uwo muntu ukubwiye ngo afite umugore. Afite umugore turanabana. Dufitanye n'abana. Nawe ndashaka ko tuba inshuti. Urumva intego irimo hagati aho ngaho ari iyihe? Uretse wenda kuba mwajya muryamana wenda nawe ukamukuraho ayo mafaranga. Ibitari ibyo bibiri bari ibihe. Birashoboka cyane ko ashaka kuza akakubwira ngo aragukunda mugakundana. Yego. Yareba imyitwarire yawe cyangwa se yareba uburyo wenda umukunze akakubwira ngo nubwo wenda nubatse mfite urugo ariko numva nifuza kuzakubyazaho umwana. Umva tarushenye. Oya ntago urushenye. Nose akakubyarira umwana kandi afite indi famiye ko. Birashoboka cyane. Kuko icyo gihe kuko burya abagabo bagira uburyo bitwara mu ngo zabo. Hari n'igihe agenda akicara akabibwira umudamu we. Kamubwira ati wenda ngiye nakunze umukobwa runaka. Naramukunze rero wenda kizakurikiraho nyuma sikizakubabaza. Yagiye kugusaba kubya wenda nko mwabyara n'umwana aba yifuza nyine igihango hagati yawe nawe. Kizatuma mutazibagirana. Ariko ukabuzi ngo uwo muntu n'ubundi arubatse uramwubahira nyine ko ari umupapa ufite urugo. Ubwo se wamwemerera? Umuntu amutsaka kubwira ati mfite urugo mfite umudamu n'abana ariko ndifuza ko twabyarana kana. Wamwemerera? Namukunze nge namwemerera. Kandi afite n'indi famiye akajya bafasha muri babiri se? Cyane rwose. Namukunze mbona ko nta kibazo ntwaye nge namwemerera. Ukaba udashenye ya famiye? Ntago wayisenya. Rero reka tubyishyireho. Burya babangaga ko ukundi karahandurika. Ufite umugabo. Yego. Umenye ko hari undi bakundana wabyakira gute wowe? Wanamusabye ko babyarana nkuko rwose uvuze uti namwemerera. Wabyakira gute? Ngewe bitewe n'ukuntu umugabo wanjye amfata mu rugo nabyakira neza. Kuko hariho umugabo aba agufitiye mu rugo uri umugore aguha buri kimwe icyo ari cyo cyose. Then wenda iragushingiye na business runaka ucuruza mbese ubasha gukora ku mafaranga. Icyo gihe ngiye waje akabimbwira akabanza kubimbwira mbere yuko ngiye wenda mbimenya wakabinyibwirira. Ngi nabyakira neza cyane. Kuko icyo gihe abakubereye inyangamugayo. Nongo abikwibwire no bimenye nta kibazo. Nta kibazo. Ese utekereza ko abo ngabo bakora ibyo ngibyo babibwiye abadamu babo? Abenshi ubu ngubu kuri iki gihe yari nk'umugabo ko kugukunda by'ukuri nk'ibyo nakubwiraga aragenda akabivuga. Yego. Akabwira madamu akavuga ngo wenda niba ajya bakubwira ko wenda ndi kumwe nk'urugero. Wenda niba bakubwira ko wenda ndi kumwe na Ngabiri. Sibizajye bikubabaza kuko nakubwiye ko ari inshuti yanjye. Umugore nyine icyo gihe akabyakira nyine ubwo akumva yuko nyine mumufatanyije. Ko bitazoroha kuzubaka.
ukabyakira ko umugabo afite undi mugore cyane rwose ukanamukunda cyane ahubwo ukamuhana keya siko n'urukundo mwana njyewe sinamenya ngo wowe inyungu yawe ni iyihe maho ngaho inyungu uba ufitemo nuko uba utavuga ngo wenda ndabeshywa urukundo n'ubundi mukundana ubizi neza ko ari umupapa wubatse ufite urugo ukavuga uti nubwo mukunze bwose ku mutima wanjye ariko ndabizi ko afite urukundo n'urusanzwe cyane rufite indi ntego intego numva mo ngaho ushobora kubishoboka ushobora kuba ari amafaranga uwo mugabo afite ko sinumva ukuntu umuntu ayibuze kubwira ngo mfite umugore tubana twanabyaranye yego ukemera ukamuha urukundo gutyo gusa n'ubundi ntekereza ko byaba kubaza umutima wawe aramutse atari iyo nyungu yindi y'amafaranga ukeneye yego nawe ngo wenda bavuga ati igihe mvuye ku kazi madamu twatonganye nzayanza twiryamane yego indi nyungu yaba ari inyungu n'ibyishimo by'urukundo nyine kuko urumva iyo umufite akaza wenda mukaba mwajya kwinjoyinga nawe usigarana ibyo binyamuneza ariko kwa madamu nawe ari mu agahinda kishyise kandi n'ubundi aba ari butaha akamusanga ariko nyine amusanze mu rugo ntabwo we batemberanye nawe rero buriya igihe nyine aba azafata umwanya agatemberana n'abana n'umudamu mbese ubwo umugore abimenye ibyo ngibyo ni biri mu bisenya ingo byo umugore amutse abimenye akazakora urumva ahantu bishobora gusenya urugo n'ibya bindi nakubwiye ni hahandi umugabo yikomeje wenda akanga kubivuga akanga wenda nko kubibwira wenda umudamu nibaza ko wajya kubibwira umudamu ibyo bintu wabivuga barabivuga rwose cyane mfite undi mugore cyane nakakubwira ngo mfite undi mugore aramubwira ngo mfite inshuti kuki witwa inshuti kuki witwa inshuti kandi aribuze kuzamo nuko mushobora kubyarana nyine ubwo yamubwiye ko nyine ubwo urumva nyine abandi banze kumubwira ngo umugore kugira ngo umugore atarusha kubabara cyane ariko yamubwiye inshuti umugore we kwa ko aba abizi ahita byumva cyane agira ngo ni inshuti bisanzwe oya ahita byumva nyine akavuga ati ubwo nyine ni inshuti ye n'icyaba cyose ubwo nyine ni inshuti ye agomba kukirengera ko bigoye kwewe kuzatunga umugore ukamubwira ko ufite n'inshuti yawe makire ntabwo bigoye cyane urukundo rushobora kuba rutakibaho urukundo mbese ubwo umuntu wamubyarira akajya kwaka ukajya umwaka indezo afite urundi rugo uwo muntu icyo gihe agiye kukubyaza abakureba nawe bakabona ko uri umukobwa wenda ushoboye gukora uzi no gushaka amafaranga kandi icyo gihe mugiye kubyarana ntabwo ari ibintu byo guhita uhubuka ni ibintu nyine mubanza mukicara ubwanyu mukabiganiraho rero tubwire process yo kugeza hagusabye ko mubyarana ibimeze gute iyo process nyine wenda yo kugusaba wenda ko mwabyarana ababona waramubereye inshuti nziza koko bana nk'ubu ngubu wenda hariho waramufashije gusenyurwa waramutije umuhoro ahubwo kurwubaka kuko nk'urugero umushaka kujyana nk'ahantu nko gusangira wenda nk'umugore yamuhamagara ubireba ugahita wenda umubwira ati sheri itaba madamu ari kuguhamagara cyangwa se wenda mwagiye nk'ahantu wenda sheri itaba madamu kujya ibintu bisobanutse mwana sheri itaba madamu ahita amubwira ngo iki ndashaka ko tuza kujya mu isura irimo kuri igihe uri kumwe n'umugabo yego sheri itaba madamu yego wa mugabo amuvugisha neza cyangwa ashobora no kumubeshya ati ndi mu nama akenshi nyine ahita akamubwira ati hari ahantu nari nicaye ndi kunywa agacupa ariko ndi kumwe n'abashuti yego nari ndi kumwe n'abashuti kuki aterura ngo pesi avuga ati ndi kumwe n'umukobwa ibyo ngibyo ntabwo yabimubwirira kuri telefone niyo mpamvu utari ukuri rero ese kugira ngo urumva ari ukuri mbese inama ni uko ibyo nta kintu bitwaye abantu babikomeza oya ntabwo ari uko abantu babikomeza ariko impamvu wenda nkatwe nkanjye ku rugero rwanjye wenda nabikubwira ni uko udashaka kubona wenda umuhungu ushaka kugukunda ubikoraho ugize ukundana n'umuntu ufite urugo umugabo ufite umugore yego mukajya muraryamana ubizi ko afite umugore cyane arushenye oya ntabwo narusenye kubera yuko n'umudamu we navuga aranzi n'umudamu we aranzi akoze mu buhe buryo se anzi nyine mu buryo nyine nko bafateganyije umugabo akoze nk'umukeba anzi nk'umukeba rwa rukundo rushobora kuba atarikira ahubwo niba ariyo mpamvu menya impamvu abantu batacyubaka yego menya impamvu abagabo ntabwo bagishaka rwose ubukwe bwahagaze mbese ubwo washaka umugore uvuga n'ubundi nzashaka undi urumva uwo muntu ntekereza ko uwo muntu gushaka yakabiretse n'ubundi agakomeza akibera muri ubwo buzima
korekeza ko umuntu ashaka umugore yavuga ati ngize amahitamo ngiraho mbarizwa nyine nidushaka ibyo ngibyo ari byo dukora. Urabona n'ubundi uvuze ngo urashatse bikarangira uzanyemo ako kantu ko ngo nshaka undi ku ruhande kandi ufite n'umudamu ntekereza ko bidasobanutse. Ariko rero twavuga ko wenda se nabyita ko ari nk'indwarara n'ubundi uratekereza ukavuga uti wenda bitewe n'ibyo ubona hano hanze ugatekereza ukavuga uti ninjya gushaka ninshaka umugabo tubana nzamufatanya n'ubundi n'abandi kuko uko byagenda kose Patri uri umugabo wenda ufite igihagararo cyangwa se ufite amafaranga ntago watunga umugore umwe ngo bizakunde. Biragoye cyane. Kubera iki ibyo bitabaho umutu asinekeza ko akamutunza ahubwo ukamunezeza muri ya mafaranga yawe ufite. Biragoye ubona ko hano hanze abakobwa bari hanze nabo ntago boroshye. Agushaka abona wenda uri mwiza abona wenda muberanye yamara kukugeza mu rugo yamara kukubyaza umwana umwe babiri yagira hanze akabona undi mwana wambaye neza ufite ikibuno wambaye nk'uko kwawe. Nawe umuntu bamaze kubyana umubano burangije ntago burangije urakomeza ariko nukuvuga ngo nyine bwo hari biya bihagaze nk'urukundo bari wenda baba bafitanye imbere rugenda rugabanukaho urumva yageze nda nk'ahandi akabona umwana akamusaba nimero akayimuha wa mwana nyine nawe bagatangira kwinjira mu rukundo urumva bibaye nka kwa kundi nyine aba yarakundanye na wa mugore babyaranye bakiri mu rukundo bwa mbere urumva ko byabaga bishyushye. Kuki abantu badashyira mu bwenge ngo bibaze ngo kuri mudamu wamuretse babyaranye ngigiye nzaba nabyaye bizagenda gute? Twebwe rero ntago ibyo ngibyo tukunda kubyitaho cyane kubera ko twamajije kwisetingamo ko nta rukundo rubaho ko n'umusore ashaka kuvuga ngo aragukunda kandi nyamara akubeshya cyangwa gufatanyije nk'abakobwa bagize nko muri 5 ugasanga wenda ejo ni handi munatandukanye umutima wawe urababaye cyane wenda ugiye muri rotari uvuga ati umwanya wanjye namutayeho ukavatira abwo reka nikundaniye n'umugabo wubatse ufite urugo kuko niyo wabasha kuma amahoro. Tuyunguye nta stress iriho nta stress ariko naka mafaranga kazamo niko mbitekereza. Amafaranga se gute yagukunze ashanda nko kugufasha akaba yayaguha ariko amafaranga bugenaga icyo kintu cyambere icyambere kiba ari ikisi cyambere n'urukundo. Ase urukundo h'umuntu wubatse ubwo ni rukundo nyabaki urukundo h'umuntu wubatse erega naba yaguhaye agaciro ese ujya ngo we ko yaguhaye agaciro akaza kuvuga ngo ngiye naragukunze ujya ngo wumva ko nta kuri kurimo umuntu arubatse aravuga ngo nagukunze ubumva babisobanutse ibyo bintu ntago we watekereza ko nta kuri kurimo kwako n'ubundi ubizi neza ko wowe yubatse afite urugo keretse utabizi cyangwa se utabikubwiye ngo abantu bubatse bagira ukuri abantu bubatse bagira ukuri cyane baroko kuri ko numva bigoye kubaka bagira ukuri kuri kuvuga ngo reka ndenzeho umuntu mubwire ko twakundana kandi mfite ndebwo kugira umukunzi umwe nago bihagije. Ngiye nabonye bidahagije jewe wenda nk'ibyo ngenda jewe mfite umwe niwe dukundana. Wese uko kibyaguhagije kuki abandi bagira inama yo kumwe adahagije? Jewe impamvu nago tubana nanjye nk'umugore n'umugabo isa nyine ubwo wenda nk'iyo mvuze ndanga araje wenda ari nko wenda mu mujyi wa Kigali ubwo nyine nibwo mita numva wenda ko rwa rukundo nshaka kurugira avuga ati byanga byakunda yatari Kigali nta rukundo ufite yatari Kigali ndarumugira ariko kuko mba ntamureba nago nyine kuruha nk'uri hafi oya impamvu ntaruhereza kuri hafi aho ngaho ari urwihera impamvu utaruhereza uraho hafi nuko ubuzi ko uwo ngo hafi ndashaka kukubwiza ukuri nibyo byane nyine tuvanye ngo ibintu by'abasore nakuri ku kibiri nakuri ku kibiri ako ni abasore gusa ariko wenda yongeye buri vuga kuri kote y'abasore ku bakobwa ho bimeze bite? Ku bakobwa abakobwa rero abakobwa ubundi buri abakobwa twe tugira urukundo iyo umuhungu ashaka kuza akakubwira ngo nukuri Patiri ntago gubeshye umuhungu ashaka kuza akakubwira ngo njyewe naragukunze wenda ndifuza ko wenda twabana ukamubwira okay nta kibazo mukaganira mugakundana pe igihe cyajyamo no hagati kumvura mukunze cyane wajya unamureka ukabona na undi musore umuruta ariko iyo umajiye kumuhereza urukundo akabona ko umukunze koko by'ukuri atangira kuguca amazi reka niko bigenda atangira kuguca amazi ejo wajya no kumurira mu rugo ugasanga aryamanye n'undi mukobwa ejo wamuhamagara telefone ntayitabe ese uyu butubwira nka story yakubayeho cyangwa ibintu ubona muri society ugize ukunda n'umutipe wajya kumusura ugasanga aryamanye n'undi mukobwa ngewe rero ngese ubundi unavuga ko nigize njya mu bintu by'urukundo ra uwo muntu mwabyaranye nta rukundo rurimo se? Ngiye ko nakunze kuba ndi mu ishuri cyane ndi kwiga ngenekereza ko no kugira ngo tubyarane
navuga ko wenda yanshukishaga nk'amafaranga kuko yampaga amafaranga cyane ngo wakunze kofi kera kandi yarandutaga urumva rero ko nigaga nyine naho i Kigali kandi yari umugabo ugaragara ko akuze cyane yego yageragezaga uburyo bwose nyine icyo nshaka cyose nkibona nubwo wenda nta kintu nabaga nemerewe wenda kuba najyana wenda aho nabaga ndi narayaryaga nyine nkinywera amata yewe nkunda amata cyane nkinywera amata ukirira ibiceri koko nkirira ibiceri kuko ndabyibuka rimwe yigize ananumira arambwira ngo nzajye kumusura iwe mu rugo ngenda njyanye n'abandi bakobwa njyanye nk'abakobwa ageze nko muri 5 biramubabaza cyane ahanga ati ubutaha nugaruka uzizane ubutaha wizanye nibwo waje kuvamo akana rero urumva nyine ubutaha nizanye ko twari tumaranye igihe kinini twari tumaranye hafi nk'umwaka ntaranakandagira nahaba kandi yabaga i Kigali nanjye mbi Kigali aho ko nari umunyeshuri nari nkiga nago byanshishikazaga nyine cyane nari ntaramenya nyine ngo n'iby'urukundo cyane nyine ngo mbyinjiremo wenda nk'ubu ngubu ari amatuba wishakira urumva nimba yari ryambwiye agati zamuka duhure mu mujyi ngiye kubikuza akankutana nk'ibyo 10,000 tugahita tujya kubinywera amata n'abashuti banjye hanyuma biza kujya kuri step se yo ko mukoze umuntu gute kigenda byibuka hari kuri St Valentin ku munsi w'abakundanye turavugana kuri telefone twavugana kuri telefone nyine ya masenge arambwira ati uyu munsi uze kuza hari akantu nakuguriye ndamubwira se ndaza gucaye kuko icyo gihe twabaga Kimisagara arambwira ati uraza gutega ugarukire Minagiri ati nugera Minagiri urahita umamagara nyine nze ngufate yego ubwo nyine ngenda nk'umuntu nyine ugiye gufata nyine impano kandi impano wari kujya kuyifatiwe impano nayo kujya kuyifatiwe mu rugo ubwo nyine ndagenda icyo genda byibuka namanukanye n'amakaye ndagenda nyabitsa nyine ku mushuti wanjye mpita mpindura indi myenda nyine njya kumureba ubwo mageze nyine impano nyine ibimano impano wasanze ari yihese nasanze yari yanguriye ururabyo hanyuma ururabyo rukurikirwa n'iki ururabyo nyine nasanze yangura ururabyo hanyuma nyine yarananyakira birangije nyine arambwira ati reka ntabwo uri butahe birangira uraye oya nyine yaramfungiranye ndabwira se wambabariye nkataha byuze nkazagaruka ati ntabwo wagenda utampaye ati uko nazashiduka abantu bandi barakundyanye hanyuma no se yabikoze ku mbaraga navuga ko ari nko ku mbaraga kubera yuko icyo gihe byaramuviremo n'ibintu bikomeye cyane yageze no kuri tape nyine yo gufungwa azize wowe yego uwo munsi rero nibwo mwahise mukora umuntu uwo munsi nibwo twahise dukora umuntu muri ibyo bihe ntabwo yakwibagirwa yitwa Imakire wakoze cyane kutuganiriza turimo turagana ku musozo rero sinzi ngo noneho ubutumwa wagenera abantu urukundo rw'ubu ngubu abantu barufate gute babane gute muri sosiyete gira abantu inama cyangwa n'ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma dusoze nkanjye ubwanjye ku giti cyanjye ndasaba rwose abantu bitwa abasore babeshya abakobwa ko ibyo bintu babireka kuko atari byiza kuko umuntu uba ugiye kubeshya urukundo ntabwo ubuze icyo ejo azabacyo ariko hari n'abakobwa babeshya abatipe kubera icyo bibanda ku batipe gusa abakobwa ariko buriya ntabwo ari cyane ariko nubwo ataba cyane nubwo kaba kangahe ku ijana ariko kaba karimo birahari ariko ntabwo hitura impande zombi impande zombi ubwo nyine ndabwira nyine abasore ko bajya bagira urukundo nyakuri n'abakobwa nabo umuhungu yamusaba urukundo akabanza akabitekerezaho neza cyane kuruta kuba yamusubiza akabanza deni akabyitondera akareba nimba umuntu umusabye urukundo wenda ari umuntu bakenjoyinga kuruta wenda uko ashobora wenda kuba yahita amwemerera wenda hari ibyo areba mukurikiyeho sawa cyane wakoze cyane kutuganiza no kubana natwe n'ubutaha uzagaruke kabisa ikintu bitwaye nta kintu bitwaye pati mwakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe reka mbibutse ko wifuza kumenya amakuru abavuga hino hirya no hino kandi agezweho ku isi uba ugomba gusura website yawe tv.com kugira ngo ubashe kumenya amakuru ikintu cya mbere n'amakuru mwakoze cyane gukurikirana yawe tv reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane namwe yego murakoze namwe